Nkundira ngusuhuze nongere kandi ngushimire tugize umugisha udasanzwe wo kongera kubana nawe. Imana iguhe umugisha, Imana ikurebe neza aho uherereye. Ngize nti umwami Yesu akwishimire. Reka dusenge twumve ijambo ry'Imana, nta kindi kinzanye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Urambabarira kubera amavugabutumwa atandukanye nsa nkaho nasaraye, ariko nubwo mfite akagripe mu muhogo ndumva bitaza gutuma utumva icyo Imana ivuganye nawe. Icy'ingenzi ni uko wumva kandi ukumvira icyo Imana igusabye. Turagushimiye mwami wacu Yesu, turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye ko ari we murinzi wa mbere ubaho. Nibyo tujya tugira abasirikare bakaturinda n'abapolisi bashinzwe umutekano bakaturinda, rimwe na rimwe tukagira n'abasekirite cyangwa se tukagira n'imbwa mu ngo zacu zishinzwe umutekano. Ibyo byose ni uburyo bwo gushaka umutekano w'umuntu, ariko turagushimira ko uri we murinzi w'abantu bose. Wowe urinda igihugu cy'u Rwanda, ukarinda abakongomani, ukarinda abaganda, ukarinda Amerika. Uri Imana, uri umurinzi ukomeye, kandi uri Imana itarindira ibihembo, kubera yuko uri Imana ikunda itorero ryawe. Niyo mpamvu abantu bawe aho baherereye bose, niyo umuntu amaze kufura imyenda akayanika arigendera agasanga nta mujura wayibye, haba harimo ukuboko kwawe, haba habaye uburinzi bwawe. Umuntu arava mu rugo akagenda akagaruka nta kintu yabaye, akagenda amahoro akagaruka andi, naho haba habaye uburinzi bwawe mwami. Shimirwa uburinzi bwawe kuko uri inyangamugayo. Icyubahiro no gukomera n'ibyawe, were none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Nguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Dushimire Imana ibanye natwe. Hanyuma nkundira tuganire amagambo Imana ishyize ku mutima. Ndumva nuzuwemo n'ishimwe ry'uko Imana itwongereye ikindi gihe cyo kubaho. Reka nkubwire, hari abantu bari Rusororo bamaze kugera ahacecekerwa, hari abandi bamaze kugera mu marimba atandukanye yo muri iki gihugu, ariko twebwe tugihumeka. Izina ry'Imana Yakobo rishyirwe hejuru kubw'uburinzi Imana duhaye. Ujye utekereza iyo uryamye nijoro ukaryama wasamye, rimwe na rimwe pozisiyo yo kusinzira ntabwo wayimenya. Hari uryama yasamye, kandi mbibutse ko iyo wasamye nta gashishi kaza. Za marijoze ziba mu cyumba iwawe ntabwo ziraza ngo zikujye mu mazuru, ntabwo urigera wumva ishishi zagiye mu matwi. Haba habaye uburinzi bw'Uwiteka. Izina ry'Imana Yakobo rishyirwe hejuru. Dushimire Imana iturinda tunasinziriye. Haleluya. Dushimire Imana iturinda tunasinziriye. Umuntu akabyuka nta kintu yabaye, haba habayemo ukuboko kw'Imana, uburinzi bw'Imana buba bwagaragaye. Hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Kandi gushimira Imana iturinda. Imana ishimwe. Dusome igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 13 umurongo wa 19. Hanyuma turaza kuvuga amagambo makeya. Ndashaka ko tuganira akantu kamwe gusa, kavuze ngo ubukene butewe no kwirara. Donc ukena, ariko ugakena bitewe n'umurengwe cyangwa se no kwirara. Ubu bukene nabutekerejeho, usanga rimwe na rimwe hari ukuntu umuntu akena ariko ari wabyiteye. Imana nidutaba. Dusome Bibiliya twumve icyo Imana ivuze. Bibiliya yavuze ngo Abisirayeli bakena intwaro zo kurwanisha. Abisirayeli baba batindi bagakena. Ubundi mu mateka nta muntu wifuza ubukene, ariko hari igihe buza utanabwihamagariye ku buryo umuntu amenya ko wakennye. Kandi mu kintu cyitwa ubukene n'abitwa abakene, burya mu bakene nabo habamo amoko. Yesu ashimwe. Mu bukene cyangwa se abakene habamo bita abakene, hakabamo abatindi, hakabamo habanza abakene, hakabamo umukene nyakujya, hakaza abatindi, hakaza umutindi nyakujya, hakaza n'abo noneho bita abahanya. Mu yandi magambo, gukena ni bibi. Niyo mpamvu nshaka kubabwira ngo Imana iturinda ubukene ariko butewe no kwirara. Ndabizi ko muza kunyura. Bibiliya yavuze ngo Abisirayeli bakena intwaro zo kurwanisha. Icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cya Isirayeli cyose cya Isirayeli, kuko Abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Ariko Abisirayeli bose bajyaga bamanuka bakajya mu Bafilisitiya ngo umuntu wese atyarishe uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we.
ariko bari bafite ityazo ryo gutyazaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo n'iryo gutyaza ibihosho. Nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani bo bari babyitwaje. Imana nishimwe. Twongeraho n'amagambo haleluya ari mu gitabo cy'Imigani igice cyaho cya 14 umurongo wa 20. Bibiliya iravuze ngo umukene arangwa ndetse n'abaturanyi be bakamubonerana, ariko umukire agira inshuti nyinshi. Umukene arangwa, donc umukene nta jambo agira n'abakunzi agira, donc nta wagukunda uri umukene. Bibiliya iravuga ngo nta mukene ukundwa, ahubwo abakire nibo bagira inshuti nyinshi. Umukene arangwa si ukwangwa gusa, nabo bita ko baturanye baramubonerana kugeza ku kigero banamutesha agaciro. Umukene Imana turinde ubukene. Ariko umukene mvuga ni ubu kuki Imana mu magambo avuga ngo mwirinde ikintu cyitwa kwirara mutazakena. Mwirinde kwirara. Kandi uku gukena n'iki? Umuntu akena ryari cyangwa umuntu akira ryari? Umuntu akena iyo yiraye cyangwa se yanze gukoresha amaboko ye, akumva ko ibintu byose bizizana, ukicara ngo bizaza. Nigeze kuba injiji umunsi umwe, mwihangane iryo jambo nkoresha ariko ntacyo, nigeze kuba injiji niga segonderi. Nigeze kuba injiji muri ubu buryo. Nigeze kwirara, nari nyoboye icyo bita groupe protesta, nkikundira gusenga cyane, nkirirwa nsenga, donc nkanga ikintu bita imibare. Nkanga imibare, abandi bajya kwiga, jewe nkahita nsohoka nkavuga ngo nzaba niga, cyangwa se nkumva imibare sinyishaka, profeseri w'imibare yakwinjira, jewe nkahita nyimiranya nkajya gupfukama muri dushe ngo ndi gusenga. Abandi bari kwiga, nawe jewe ngo ndi gusenga. Ntabwo ayo masengesho Imana yemera. Bene ayo masengesho arimo ubujiji bwinshi, kubera ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete, ariko kandi agasenga anakora. Imana yaduhaye amaboko n'ubwenge ngo tubikoreshe. Ndangije ndagenda ubujiji buramfata, nkumva ko imibare ndayanga. Si uko nari umuswa, imibare narayangaga, ariko andi masomo nkayatsinda. Ndabyibuka Imana turi gusenga irambwira ngo nzaguheraho abandi baburiye. Ibimbwira ndikanyariye mu masengesho y'iminsi. Irambwira ngo nzaguhera aho abandi baburiye, ariko ishyiraho kondisiyo. Irambwira ngo ntitaye ko wanze kwiga, nzagirira izina ryanjye nguhera aho abandi babo. Ibaza Imana ikubwira gutya. Hari uburyo wanga kwigamo, hari uburyo wanga gukoramo, Imana ikabireba ikavuga ati nzapfa kukugirira neza, ngirira izina ryanjye. Hari abantu bagirirwa neza n'Imana atari uko mwakoze cyane, ari neza y'Imana gusa ikugiriye. Imana irambwira ngo kuko wihase kujya mu byanjye, nzagirira izina ryanjye. Ni nkaho yambwiye ngo nubwo urinjije ukaba waranze kwiga imibare, nzapfa kugirira izina ryanjye nguhe diporome. Imana ikora igitangaza rero. Reka mbabwire icyabaye. Diporome zisohotse, nasanze hariho akantu kitwa F mu magrade asohoka ku madiplome. Muri ya mibare niho honyine nagize F, ahandi ndatsinda mbona A. Naje no kubona buruse njya kwiga kaminuza i Butare. Yesu ashimwe. Rero ubu bukene cyangwa se ubwo bujiji bwanjemo bwatumye mbona 0 mu mibare. Hari uburyo abantu bakena ariko aribo babyiteye. Ukanga gukora, ukabyuka kuwa mbere wagiye mu masengesho, kuwa kabiri wasenze, kuwa gatatu ntushaka gukora, kandi utunze umugabo utunze umugore n'abana. Uratekereza ko umugore n'abana uzamuha iki? Uzabaha iki nudakora? Imana ikurinde ubujiji n'ubukene bitewe no kurangara. Imana idufashe. Abarokore benshi baririrwa mu bintu by'isengero cyane, bakirirwa muri korari, mu marepetisiyo. Ni byiza no kubikora, ariko urugo rwawe uzarukorera rya. Cyangwa se tugira n'abagabo akirirwa ku rusengero. Hari umwarimu umwe wari inshuti yanjye, nigeze kumusura, yiberaga ku rusengero, agahera kwa mbere ari ku rusengero, ukwezi kose kugashira. Umugore waza kumpamagara arambwira ati mwene da, njyewe mfite ikigeragezo gikomeye. Umugabo wanjye ni umukozi w'Imana, ndabyemera,
ariko naramubuze. Wamubuze heza? Naramubuze. Yewe nawe uri umuntu mukuru. Uyu mugabo yakoze ikintu cyitwa kwirara, yihurira mu byo gusenga. Umugore we yarambwiye ngo ni ukuri, ati Imana imbabarire kubera ko namubuze, ati Imana imbabarire nabirangije. Warangije ibiki? Ati nabishoje yewe. Kandi niwe binteye. Ni ibiki washoje? Ati mwene da, ubona umugabo wanjye yirirwa mu masengesho, ananirwe no kuza gukora gahunda z'abagabo zishinzwe urugo, kugeza ubwo nifuza abandi bagabo. Aragenda arasambana, arambwira ngo Imana imbabarire narasambanye, ariko mbitewe n'umugabo wanjye. Reka mbabwire, nuko wenda ntaca amateka, ibi byose n'uyu mugore ntamushyigikira, nacyo ni icyaha, ategetswe kwihangana. Ariko ibi byose bimubayeho bitewe n'uburangare bw'umugabo we. Hari igihe abantu barangara n'ingo zabo ntibazikorere. Imana ikurinde ubukene butewe no kwirara. Imana ikurinde kwirara. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya ivuze ngo Abisirayeli bahoranye ikintu bita ityazo. Iri tyazo ngo bajyaga baricyazaho ibihosho, ingobe, imiheto zo kurwanisha mu buzima busanzwe, bakarwanya n'abanzi babo. Hanyuma aba Bisirayeli ngo umunsi umwe baragenda baba bakire, abantu badasanzwe, ariko bamaze kugera igihe baragenda barirara, bagira ngo intambara yararangiye, bagira ngo urugamba bahoranye rwarashize. Imana nidutabara. Bagira ngo shitani yarabatijwe, bagira ngo byararangiye. Mbibutse ko shitani nta gaburo yagiyeho, ubundi uko yararejo satani ni umusinika kiri. Mbibutse ko imbaraga yakoreshaga kurwanya ni umusaracyazikoresha. Kandi nibutse abantu yuko shitani nta ntwara agira, ahubwo iyo agusanganye niyo akwicisha. Ibi mubimenye, shitani intwara agusanganye, nagusanganye intwaro y'amagambo nayo azakwicisha. Uzavuga nabi bagufunge. Nagusanganye intwaro y'ubusambanyi azakwicisha ubusambanyi, bazagufatira muri rogi bajya kugufunga ku mugore w'abandi cyangwa umugabo w'abandi. Shitani nta ntwara agira, iyo agusanganye niyo akwicisha. Ibi mubyumve. Imana idutabara. Haleluya. Torero haleluya. Ndizera ko munkurikiye. Imana nidutabara. Imana nitugirire neza. Gihe kimwe rero Bibiliya yavuze ngo Abisirayeli ngo babaga bafite ityazo ryo gutyazaho, ariko ngo bararangara. Ngo mu kurangara kwa bahura n'abanzi bita Abafilisitiya. Ngo Abafilisitiya baraza ngo bafata ityazo ry'Abisirayeli, ngo bararyiba. Bamaze kuryiba ngo barijyana mu Bafilisitiya. Hanyuma ibi bivuze iki? Bivuze ngo barabanyaga, babanyaga iby'agaciro. Abisirayeli basigara ari imbokoboko gusa. Ngo baragenda barakena, ibyo bari biringiye birarangira. Ngo baba batindi pe, baba batindi, ubutindi buvaho. Noneho baba banyakujya, baba banyakujya bavaho, baba n'abahanya. Abisirayeli baba bahanya kugeza ku rwego ngo bafashe icyemezo cyo kumanuka ngo bakajya bajya gutyaza mu Bafilisitiya. Ikintu cyitwa ingaruka zo kwirara, ujya kurya ibyo Abafilisitiya bakoze. Kandi dore impamvu babibye ityazo, kwari ukugira ngo bave, objektifu y'aba Bafilisitiya kwari ukugira ngo Abisirayeli bave muri Isirayeli bamanuke babasange iwabo, nibagera iwabo babigisha imico yo mu Bafilisitiya, nibarangiza babe nk'Abafilisitiya ari Abisirayeli. Dore ngiki cyatumye ityazo rinyagwa. Twe twahoranye ityazo ryacu, none ryaribwe, ryaranyazwe. Imana itugarurira ityazo mu izina rya Yesu. Haleluya. Twibwe, twaribwe, bidukenesha, biradukenesha. Ni gute wirirwa uhamagara aro Theo sengera, aro Obedi sengera? Impamvu usabiriza amasengesho nuko uri umukene, ubundi uri umukire mu byo gusenga. Ntabwo wagakwiye kwirirwa uhamagara idayimoni na za nyabingi n'ibitega byagutera ugakubita mu mbaraga z'Imana, ukavuga ngo nirukanye imbaraga z'abademoni mu izina rya Yesu, kubera ko uri umukire mu by'amasengesho. Ariko kwirirwa uhamagara Obedi, uhamagara Mama Tamari, uhamagara Theo, uhamagara kanaka, nimusengere ibintu byankomeranye, ndumva bimeze gutya, ndumva mu izina rya Yesu. Ubwo ni ubukene bwitwa kwirara. Wanze gusenga none imbaraga zarakwadatse. Imana idufashe, iturinde gukena mu by'amasengesho. Haleluya. Bibiliya ivuze iki? Salomo aravuze ngo dore impamvu nimushaka mwambara imbaraga z'ubukire mu buryo bwo gusenga. Haravuze ngo umukene kenshi nta gaciro agira, umukene arangwa ndetse n'abaturanyi bakamubonerana. Ariko umukire agira Imana impubukire we, nifuje kuba umukire udasanzwe. Haleluya. Imana ikumera ubukire, ndangije nkwifuriza ubukire. Imana iguha ubukire mu izina rya Yesu.
uba umukire udasanzwe, uba umukire mu by'Imana, uba umukire mu mafaranga, uba umukire mu madolari, uba umukire mu mayero, uba umuntu udasanzwe. Kandi hejuru y'ubukire bwawe wongereho no kubaha Imana. Imana nicyo ishaka ku buzima bwawe. Turagushimiye Mwami, iri ni ijambo ryawe, dushoboze kuba abakire, twirukanye ubutindi, twirukanye ubukene mu bantu b'Imana, ubukene bwo kudasoma ijambo ry'Imana, ubukene bwo kutubaha Imana, ubukene bwo kutavuga Yesu neza, ubukene, nirukanye ubukene bwo gukena intwaro zo kurwanisha, nirukanye ubukene butewe n'abadayimoni bakadusahura, nirukanye kwibwa mu bantu b'Imana. Senza nizeye yuko uduhaye gukira mu buryo bw'umwuka n'umubiri, mu izina rya Yesu, amen. Reka ngushimire, mvuga ngo Imana iguhe umugisha, kandi rwose uri umuntu udasanzwe, kandi wafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugatera inkunga umurimo w'Imana kuri nimero 0787564446, hanyuma ugakora umurimo w'Imana. Icya kabiri, Imana iguhe umugisha, kandi tuzongera. Reka ndangize nkubwira ngo Astra Vista, Astra Vista.